hari kamere nyinshi usanga mu bagore, hari imico ubona n'abagore ukibaza aho bavutse. Bamwe bari mu mirimo y'Imana, abandi bari mu nsengero, ugasanga tunze umwana w'umugabo we, ariko nta mugaburira nk'uko agaburira abe. Uyu munsi hari izina ryitwa mukaso. Mukaso rirazwi. Iyo umwana apfushije umubyeyi abazi ko agiye kuruha. Mwaretse twebwe dukijijwe tugahindura ayo mateka, kamere zigashira mu bagore, ukafata umwana nk'uwawe. Haracyari abagore bacunaguza abana ngo nuko atamubyaye. Icyo ugiye kugura cyose ukagurira umwana wawe, ukibuka ariko wa wundi ntumwibuke. Ku buryo abana iyo basohotse bagiye gusenga difference iraboneka. Biraboneka ko niyo ugiye kubafata akaboko ufata wa wundi. Icyo kintu kigutandukanya n'umwana wundi ni igiki? Gituma udakunda umwana ngo nuko utamubyaye. Ese wamutaye wibaza ngo yashakaga kumuta? Reka ngubaze mama, wowe ureza abana b'abandi, wibaza ngo wamutaye akamusiga ku isi asize uruhinja rwo ku isi, yarutaye abishaka? Ese wowe uvuye mu mubiri ninde wakurerera bawe? Umva nkubwire, Bibiliya iravuga ngo kuko icyo umuntu abiba ari cyo azasarura. Ushobora kwibwira ngo urimo urahemukira uwo mwana, ariko urimo urahemukira n'abana bawe. Uzabaho imyaka ingahe? Ese uzabasiga bageze mu yihe myaka? Abawe uzabarera kugeza he? Urayizi? Waruzi ko imbuto biba mu bandi ushobora kuzazisarura? Yo, wavuze ngo haleluya. Igihe kirageze ngo kamere zishire mu bagore, ariko nta kindi cyamara kamere mu bagore usibye ubuzima busabana n'Imana. Bibiliya iravuga mu Baheburayo 10:29 ngo Imana yacu ni umuriro ukongora. Buri uko usenga uba wegera umuriro, uba wegera Imana. Umuriro w'Imana ugatwika imyanda, ugatwika ayo mahane, ugatwika igitima kibi. Nuko uba wegereye Imana. Iyo utegereye Imana ukomeza kugumana ya mico yiwanyu y'umushiha, kuvuga nabi, amahane. Usanga umugore mu rugo ukagira ngo ni intarekazi wasanze. Yaba afite abagaragu bo n'ibindi, ubwo ndavuga abakozi mu rugo, ubahamagara nkaho wagira ngo urahamagara ikitse. Yewe kabudensi wogacika, ese uribuka ko kabudensiya nawe afite umubyeyi? Nawe afite ni imibereho. Iyo nawe agira imibereho ntabwo yari kuza gukorera. Ese uwo mukobwa wawe wirirwa usiga amavuta meza uvuye mu isuzi yazabaho ate? Wabibye imbuto nzima. Ngirira ukwegereye ngo wabayeho ubuzima butaye kamere hirya. Mwaretse tugahindura isi bagore. Mwaretse hagaguruka abandi babyeyi bafite indi mvugo, bafite undi mutima, bafite andi maso, bafite batandukanye nabo twabonye mbere. Turi mu minsi ubwo nta mugore wemera ko ashobora kurongorwa mu rugo ngo rurimo baramukazi beda ngo agira amahoro. Ibyo bintu birandya. Niyumviye umukobwa tugiye kumufasha ari hafi gushaka, abandi bakobwa baraza, ugiye gushyingirwa ati yego sha n'ukuri. Umva ikibazo cya mbere, umugabo wawe afite ababyeyi? Urumva ibintu tubanza kubaza. Umukobwa ati yego sha yari marayika w'Imana disi, ntabyo yara iyo oyasha papa we yarapfuye ariko afite mama we. Ahita yifata atya, afite mama we. Ndati ni kubera icyo uramuzi? Atoyasha ariko pole. Numva ndababaye, ndamubwira ni pole kubera iki? Mami agiye kurongorwa afite mama we nk'umugabo we. None bivuze iki? Bivuze ko agiye kubonabona. Murumva iyo mvugo? Turacyafite akazi. Kandi nawe uvyaye abahungu, uzabyara abahungu.
uzashaka nawe uhinduke nyirabukwe w'umuntu. ubwo se urashaka mukazana wazagufata ate? wabibibye uyu munsi. ubuzima urimo uyu munsi ntukemere ko buguhuma amaso, kuko nta mibereho utavamo, nta kuzimu cyane Imana itagukura, nta burwayi bubi buhari Yesu atakiza, nta marira ahari iyo uyarimo uba wumva ari wowe ubabaye cyane kubera ibyo umutwara gukora. ariko buri umwe wese agira ke, agira igikwasi cye. rero nta marira ahari data ataguhanagura. ndatera inkunga umugore uri hano utemera ko inzozi zawe zipfa kubera ubuzima urimo uracamo. ntiwemere kubivaho ngo reka nemere nkomeze mbi ngumba none se nzageza ku bapeni na se. ntabwo turi muri kompetisiyo yo kubyara. komeza urenze amaso imibereho urimo. mu ijuru hari Imana ishobora gutuma Samweli agira umumaro urusha uwabo Penina yabyaye bose. yo haleluya. Hana arajombwa, narivuze ngo baramujomba iburyo n'ibumoso mu mutwe ahantu hose. ikibinyereka ni iki? Bibiliya yavuze ngo yageze ahantu ajya kunywa amazi akanga kumanuka. Hana yajya kurya ikiryo ikirayi kikanga kumanuka, agahinda kari kenshi ku buryo amera nk'urwaye ikibyimba gihagama mu muhogo. wari wagira aho gahinda? ariko nkunda ibintu byinshi kuri Hana nzamuvuga kugeza ubwo nzava mu isi. Hana nyigisha ibintu, Hana aransaza. hari abagore muri Bibiliya mvuga ni niba barabishoboye Julienne ntakizanyicaza hasi. Hana se yarakoze mu mabuye? nta maraso yarafite nk'ayanjye? nta mutima yarafite se? niki cyatumye arenga ibibazo arimo aracamo? niki cyatumye arenga ko gahinda gatuma ubundi iyo ubabaye cyane ntabwo ibiryo byakunanira, urarira cyane. ariko mana ibi ni iki koko? ukarira warangiza ugahamagara mu gikari zana agakoma. ni ukuri tubivuganeho neza, turi abagore turaziranye. agahinda kakubujije kurya? ninde utarira? ninde utarize? nahaguruke kurira mana we. ariko mana ibi ntabwo mana sinkibishoboye. ukajya kwicara muri salo ukabaza umwana Patrick ibijumba byahiye. umva yabizana ukabikubita, ubikubita wihanagura, mereza no kuri ako tuzi. kandi hano aracyamanuka. ariko mana ni ukuri shanzanira n'udushyimba. mana ni ukuri rwose. ujye ureba aka kababaro mana, ujye ukareba uwo mwembe urahiye unzanireho. abagore dufite impano yo kurya Imana ibishimirwa. ubunini bw'umuntu ntabwo buvuze ko ariko gukomera kwe. umuntu ashobora kuba ari muto nk'igi, ariko ubuzima busenga busabana n'Imana buragenda bukubaka cya gishishwa cy'inyuma ku mutima wawe. vuga ngo haleluya. ibisharira biraza intozi zikagutonyanga, ariko ukongera ukabyutsa umutwe ukavuga ngo nubwo bimeze gutya ntabashaka Uwiteka bazakorwa n'isoni, kuko ariko bitazagenda. erega byose bifatanyiriza hamwe bizasoza binzaniye ibyiza. usoza wakomeje. mu gihe abandi muri kumwe mu rusengero ba nyina mandazi mwariwe n'intozi zimwe, bo barangiye. bageze he? ntimuzi aho bageze ngo tugeze iyo. pastor twagiye rwose, twari tuzi ko uzaduha amafaranga, twagiye. intozi zamuriye.
ariko harundi umeze nka Hana. Umva, kuba mu ntozi ntibivuze kuribwa. Ndagasubiramo, kuba mu ntozi ntibivuze kuribwa. Bimbwirira ukwegereye ngo kuba mu ntozi inshuti yanjye ntibivuze kuribwa. Mumbarize ngo intozi zawe nizihe, mubaze ngo zinizihe se kuri muri isekesha. Uzi ko nta muntu ugira intozi nk'izundi? Buri umwe wese aba afite urugwe kandi rumujomba akarwumva. Hari ufite urw'urugo, hari ufite urw'ubukene, ziratandukanye ariko zirahari. Igisubizo ni Hana. Ibyo yakoze, yanze gusharira, anga gusharira mu izina rya Yesu. Iyo Satani atumye usharira, umva, aba gutwaye amahoro. Ikintu arwana ashaka ni ukukumaramo amahoro yo mu mutima. Iyo agutwaye umunezero n'amahoro, arabizi ko ntacyo uri bugereho. Bibiliya iravuga ngo hari ubabaye muri mwe nasenge, hari uwishimye naririmbe. Mbise hari abagore benshi baje mu mutima wanjye mu byanditswe b'intwari, haleluya, babonye ibintu bikomeye ariko babicamo neza, bagira umumaro mu gihe cyabo, haleluya, badusigira amasomo amwe namwe kandi akomeye agomba kudufasha. Hari umurongo nasomye kare numva ndawize cyane. Umudamu yavuze yitwa Hana, areba ibyo yaciyemo, arahagarara areba ukuntu Imana imutsindishirije, abicishamo amaso. Uzi ukuntu avuga, aravuga ati ni ukuri mbonye yuko ntawe uzaneshesha amaboko ye. Ati ni ukuri nubwo umuntu yagerageza gukarakaza kubera intambara yaraciyemo, ntawe uzaneshesha amaboko ye. Ashaka kuvuga iki? Si uko umuntu atakoresha amaboko ye ngo aneshe, ahubwo Imana iri mu ruhande rwawe. Ibyo ukoresheje amaboko yawe byakunda. Imana iri kumwe nawe, utsinda intambara neza. Duhere kuri uyu mudamu, ari muri Samweli wa mbere nyine. Hana yabaye uw'umumaro kandi ari mu bihe bitamworoheye. Uwiteka ashimwe. Nkunda uyu mudamu, ningera mu ijuru nzamufata ukuboko mubaze nti mbwira ibanga wakoresheje, niki cyagushoboje. Ayiwe, vuga ngo haleluya. Wabigenje ute? Bimeze gute? Aranshotora. Ni gake ntekereza umugore muri Bibiliya, sintekereze Hana, sintekereze Elizabeth. Bwana sifiwe. Muri Samweli wa mbere ibyanditswe bitwereka uyu mudamu ku gice cya mbere, kitwereka inkuru y'uyu mugore, situation yari abayemo, ubuzima yari abayemo n'ukuntu yari ameze. Imana ishimwe. Ku murongo wa 3 haravuga ngo uyu mugabo Elukana ngo kandi yari afite abagore babiri, ngo umwe yitwaga nde? Hana, undi yitwa Penina. Penina niwe wari ubyaye, ariko Hana yari ingumba. Uwo mugabo yajyaga ava mu mudugudu w'iwabo ku mwaka utashye akagishiro gusenga no gutambira Uwiteka nyiringabo ibitambo. Kandi bene Eli, Hofuni, Finehasi n'abatambyi b'Uwiteka niho babaga. Umunsi Elukana yatambaga ibitambo, yendaga imigabane akayiha umugore we Penina n'abahungu be n'abakobwa be. Mwamwumvise? Penina yari aryoshye n'abahungu n'abakobwa. Ngo ariko Hana yamuhaga ibiri kuko yamukundaga. Ariko rero Uwiteka yari yaramuzibye indi byara. Uwiteka niwe wakoze iki? Wazibye inda. Aha. Mukeba we yajyaga mubabaza cyane, ako mwakumvise, akamutera agahinda kuko Uwiteka yari yaramuzibye indi byara. Uko niko umugabo we yagenzaga uko umwaka utashye, kandi iyo yajyaga mu nzu y'Uwiteka mukeba we yamubabazaga atyo.
nicyo cyamurizaga akanga kurya. Uyu ninde wanze kurya? Hana. Imbaraga zo kurya zikabura, maze umugabo we Elukana aramubaza ati urarizwa n'iki Hana? Niki kikubuza kurya kandi niki kiguhagarika umutima? Mbese sinkurutira abana b'abahungu 10? Nukuri ndashaka dusimbukire kuri 12. Nuko akomeza gusenga atyo imbere y'Uwiteka. Uyu ni Hana. Eli yitegereza umunwa we, kandi muri uwo mwanya Hana yasabiraga mu mutima we, iminwa ye ikanyeganyega ariko ijwi rye ntirihingure. Murumva agahinda aho kari kamugeze? Gukubitana gusa iminwa, ijwi ritagishobora gusohoka. Nicyo cyatumye Eli yibwira ko yasinze. Nuko Eli aramubaza ati uzageza he isindwe ryawe? Mbese waretse vino yawe? Hana aramusubiza ati ashwida, ndi umugore ufite umutima ubabaye. Ntabwo nanyoye vino cyangwa igisindisha cyose, ahubwo nsutse imbere y'Uwiteka amaganya yo mu mutima wanjye. Dusimbukire kuri 20. Igihe gisohoye, vuga ngo haleluya, kijya gisohora, Hana asama inda, bukeye abyara umwana w'umuhungu, amwita Samweli ati kuko namusabye Uwiteka. Vuga ngo haleluya, kuko namusabye Uwiteka. Mfasha tujye mu gitabo cy'Imigani, Imigani ibice 13. Imigani ibice 13. Ngiye gusoma umurongo wa 22. Haravuga ngo umuntu mwiza, reka jya nshyireho ngo umugore mwiza asiga umwandu uzagera ku buzukuru be. Vuga ngo haleluya. Umugore mwiza nutekereza guharanira kuzasiga umwandu uzagera no ku buzukuru be. Vuga ngo Imana ishimwe. Hana ntaranasobanura byinshi, uyu munsi turimo turamuvuga. Penina ntabwo twakamuvuze, tumuvuga ariko tuvuze Hana. Yarabyaye abana bangaha, abyara abakobwa, aruzuza igipangu, ariko nta mwana we nume tuzi izina. Ariko uyu munsi dufite igitabo cya Samweli. Icyo Hana yabyaye cyasize amateka. Ntabwo yapfuye, ntiyabyaye benshi cyane yego, ariko we yabyaye avuye mu bise amuhawe n'Imana, n'uyu munsi aracyavugwa. Ariko wa Penina nta nubwo tuzi ngo yitwaga nde. Hari izina ry'umwe muzi? Habe n'akazina kandi ntabwo tuzi ngo n'abakobwa n'abahungu. Bibiliya iravuga ngo umva kugira umumaro. Numvaga navuga iki gitondo umumaro, iyo ni ijambo rinini cyane, sibyo? Hari ukugira umumaro mu buryo bumwe, bamaze kubuvuga simbusubiramo. Ukoresha amaboko yawe, amen. Ukoresha utunga urugo rwawe, utari muri ba mpampa, nawe ufite icyo utanga, ukontribuwa mu kubaka urugo rwawe. Abana nawe bakureba bafite icyo bakubaza, umutware yagira ati hari icyo wamfasha, ibyo biraryoshye, amen. Aho bavuze ku isuku y'umugore, bavuze n'ibindi byose. Ndashaka none kuvuga umugore uzi kurunguruka akageza atakiriho, ikizaba gikorwa adahari. Ibyo rero birashoboka cyane. Kubera iki? Twebwe mwibuke ko turi igitsina gore, dutanga ubuzima, turabyara, ariko ntabwo tubyara abo turi bwiciraho. Turabyara, bazabyara, bakabyara.
haleluya. Hari generasiyo, hari urubyaro rugukomotseho wowe udashaka ko ruzaragwa ibivuye hejuru kuri wowe, sibyo? Biterwa ni nawe ukomoka. Ariko nkanjye ngewe nka Julienne mba mvuga ngo niba ndi urubyaro rugomba guhindura amateka, nuko karande zimwe zitagomba kuntambuka ngo zigere ku rubyaro. Aho rero uba ugiye kugira umumaro nyawo, kwimira ibiva mu bisekuruza n'ibisekuruza. Nimugoroba barasomye icyanditswe mu maganya ya Yeremiya kiravuga ngo ba data na basogokuru bakoze ibyaha, ngo none nitwe twikoreye ibyabo. Ibyo abasekuruza naho ukomoka bakoze bigomba kugarukira kuri wowe, kuko biravuga ngo iyo uje muri Kristo Yesu uba ubaye icyaremwe gihe. Ibya kera biba bishize, ngo dore byose bibaye bishya. Umumaro ushaka kubabwira abagore nuko dutekereza ku rubyaro rurimo rudukomokaho. Ntiwemere ko mu rukiryi rwawe, mu nda yawe hazavamo uzaragwa ibyo nawe wabonye niba ari bibi. Bibiliya iravuze ngo umuntu mwiza nusiga umwandu uzagera ukagenda ukarenga ukagera ku buzukuru n'ubuvivi utagihari, ariko ibyo wakoze bivuga. Yo Uwiteka ahabwa icyubahiro. Udahari ariko urimo uraharanira gusiga ubuzima mu bubyaye, kuko ibyo ubahaye nabo bazabiha abandi, nabo bazabiha abandi, n'abandi babiha abandi. Ni ibintu bizakomeza. Uyu mudamu yisanze mu mibereho, Hana yisanze mu mibereho ikomeye ku gitsina gore icyo ari cyo cyose. Afite mukeba, umugabo wabo yitwaga Elukana. Mukeba we buri uko ngo abyutse mu gitondo akamujomba, akamukomeretsa mu mutima, akamubabaza. Basi yagira ngo arateka agakoma, mukeba akaza, atariko Hana we ubusura ateka igikoma kiki, ko ari nka batwebwe inda zabyaye nizo zinywa agakoma. Ako kara ni igikwasise, ni urushinge. Nk'umugore ubyumviramo, akamusanga Hana arimo arakubura, arimo arakora imirimo, ngo ese urakora isuku y'iki? Nkatwe dufite abana banduza, ni twebwe twakagize dute, twagakoze isuku. Hana karira atari koma, akamusanga ninjoro ati ako n'agatoki washyizemo akaboga, n'indubiriye. Ayiwe, ukagira ngo wese umuntu Peni na zonga umugore sha aramuzengereza. Iminsi ya mbere yihagararaho Hana, agakomeza ku gishiro ngo agatamba ibitambo. Hana yihagararaho, ariko umugore azonga undi. Hana yakwigurira kenda akiberwa yireba, Peni akabaraje, ubusurambara ngo Elukana kubone. Arareba jyewe ubyibushe ubyaye batanu. Uzi impamvu mwimyoza? Nuko karyana nawe karakuriye ubwo. Birababaza, ndabeshya, biraryana. Hana biramuzonga. Hana arashira, Hana yiwe abura hashima. Yo agendana igikomere, agendana igisebe, arababara. Hana aza no gusobanukirwa ko ntabwo ibye bisobanutse, kuko ntabwo ari ubugumba busanzwe, ngo n'Imana yagize gute, yamuzibye inda. Hana yabagira gutya, Peni akaba aratungutse. Hana yatsaha, Peni akamuzonga. Ndashaka mbereke ba mama, ubuzima urimo uyu munsi ntukemere ko buguhuma amaso, kuko nta mibereho utavamo, nta kuzimu cyane Imana itagukura, nta burwayi bubi buhari Yesu atakiza, nta marira ahari iyo yari muba wumva ari wowe ubabaye cyane kubera ibyo umutwara gukora. Ariko buri umwe wese agira ke, agira igikwasi cye. Rero nta
amarira ahari data ataguhanagura. Ndatera inkunga umugore uri hano utemera ko inzozi zawe zipfa kubera ubuzima urimo uracamo. Ntiwemere kubivaho ngo reka nemere nkomeze mbingumba none se nzageza ku baperi na se. Ntabwo turi muri competition yo kubyara. Komeza urenze amaso imibereho urimo. Mu ijuru hari Imana ishobora gutuma Samweli agira umumaro urusha uwabo peri n'ababyaye bose. Yo, haleluya. Hana arajombwa, narivuze ngo baramujomba iburyo n'ibumoso mu mutwe ahantu hose. Ikibinyereka niki? Bibiliya yavuze ngo yageze ahantu ajya kunywa amazi akanga kumanuka. Hana yajya kurya ikiryo ikirayi kikanga kumanuka. Agahinda kari kenshi ku buryo amera nk'urwaye ikibyimba gihagama mu muhogo. Wari wagira aho gahinda? Ariko nkunda ibintu byinshi kuri Hana. Hana nzamuvuga kugeza ubwo nzava mu isi. Hana nyigisha ibintu, Hana aransaza. Hari abagore muri Bibiliya mvuga ni niba barabishoboye Julienne ntakizanyicaza hasi. Hana se yarakoze mu mabuye? Nta maraso yarafite nk'ayanjye? Nta mutima yarafite se? Niki cyatumye arenga ibibazo arimo aracamo? Niki cyatumye arenga ko gahinda gatuma ubundi yubabaye cyane ntabwo ibiryo byakunanira. Urarira cyane ariko mana ibi ni iki koko? Ukarira warangiza ugahamagara mu gikari zana gakoma. Nukuri tubivuganeho neza, turi abagore turaziranye. Agahinda kakubujije kurya? Ninde utarira, ninde utarize? Nahaguruke kurira mana we. Ariko mana ibi ntabwo no mana sinkibishoboye. Kajya kwicara muri saro kabaza umwana Patri ibijumba byahiye. Umva yabizana ukabikubita, ubikubita wihanagura mereza no kurako tuzi. Kandi hano aracyamanuka. Ariko mana nukuri shanzanira n'udushyimba. Mana nukuri rwose. Ujye ureba kakababaro mana, ujye ukareba ya uwo mwembe urahiye unzanire. Abagore dufite impano yo kurya Imana ibishimirwa. Iyo ni impano internationale. Nukuri Imana ngo ayicubero kubera inda. Niboneye umugore n'ubu yabaye inshuti yanjye. Afite akana gato kitwa Richard. Twamenyaniye mu cyumba aho dutegereje kubyara twese. Nabyaraga uburiza imfura. Mama Richard naramukunze abandi simbibuka, ariko we yankozeho. Igise cyaramukubise byari bitarankubita, byari bitaraza neza. Urumva yari ubwa mbere nta na kimwe ubuzi. Kandi nari umukozi w'Imana. Nkumva ko genda bugereyo nkahita mbwira muganga ntimbare 3. Mbare 1 2 3 nkwaye umwana wanjye. Kuko ninjiye n'ama confidence menshi cyane. Nsanga aho dutegerereje bamwe barimo barabyina, hariho nasanze ku kibambasa kirya inzara, hariho nasanze avuga ati mama we, ndavuga nariko si aba bari mu biki. Umva mbatisha amaso n'ubu bari ikora ibiki. Nariko Imana yanzanye kuko ndumukozi w'Imana kugira ngo mbatere inkunga. Kuki munseka mwabaye muretse gato mukumva? Ndagenda mpera kuwa mbere ndamubwira ni komera, yari ku kibambasa agiye kucyurira agiye kwirya amenyo. Nituza mu ijuru hari Imana. Arandeba ndeka mukanyura busara nawe. Ntuyu ntabwo ari mu mwuka. Njya kuwa kabiri nsanga nabari marabyina. Muranyumva? Ndamubwira nti umva komera, Imana iri kumwe nawe. Yarankubise ati ndekura. Ndavuga ni uyu nawe afite abazimu. Nshaka undi
noneho ngiye kubona mama Rishari we mbona aratandukanye, buri umwe wese yavugaga ibye. We kiragira ati mama yavuye muri Kongo yavuga Igiswahili, mama mimi nakufa arangije mukanya ati mumbarize hari ibiryo. Ndavuga ntuyu noneho uyu we international, ngira ngo umva bamuhaye ubugari bushyushye, agira vuba kucu kiraje we akubita mu isosi, nakufa akiririmba ngo nakufa. Umuntu hari agakobwa kari karokaza kubifata, subiza hasi ntabwo ndarangiza. Nakunze mama Rishari, subiza hasi kimure kuyate, mama wahiza amakasenda kenshi, mama kiragaruka arongera. Nuko twakundanye, tumaze kubyara nsanga batujyanye ahantu hamwe, ndamubwira buriya bugari wabushyiraga ati nashakaga imbaraga. Mukanya rero nanjye biraza ubanza aribyo byaje cyane, ariko bara ntabwo byabariye, kandi igihe byagiye kuza neza babandi bari kubibambasi bagiye barimo barasohokana n'utwana baduteruye basohoka, bambonye bati pastor nawe se. Umuforomokazi abaraje ati watubwira amazina yawe tukuzuza fishi, ni ntazina bampaye, bibagiye kunyita izina. Nashatse uko nitwa nyoberwa izina, ndatekereza ntiharya nitwa nde, nayobewe izina. Nyoberwa izina abo bamaze kwinjira bati uyobewe izina naba natwe twari ibibambaza, ariko wowe uranywe. Ndimo ndavuga ku mpano twahawe iyo kurya. Hana byamunaniye, yagezeho noneho na ya mpano iranga, akitekera agatoki, ntafite umwana atuma, ntafite uwabwira, akarwana no kugira ngo arye, yajya gushyiramo bikagira gute, bikanga peni namugeza haneza n'agahinda. Niko ku musozi bagira gute bamuvuga, niko abavuga ngo yagize ibiki amagambo amumereye nabi. Ariko nkunda ubutwari bwa Hana. Mbwira ukwegereye ngo uzabe intwari mu buzima. Reka mbereke ibintu binkoraho, ndahita nihuta mvuga ibintu bitatu, sibyo? Ikintu cya mbere mbonaho ubutwari bwa Hana nuko no mu kababaro, no mu marira, no mu kubura imbaraga zirya, ntiyabuze imbaraga zisenga. Yobu zamura icyubahiro cy'Imana. Yananiwe byose, amarira mu bana menshi, ariko asigarana icyangombwa. Ayiwe mama mukobwa uri aha nunkurikiye wese, muri ibyo byose bijomba biva iburyo ibumoso hasi no hejuru, bizagutware apeti, bigutware ibindi, ariko ntuzemere kuva ku buzima busenga Imana. Gusenga niho usigaje igisubizo. Haleluya. Hana yageze ahantu ko agahinda kiyongera ngo Eli yamureba akabona iminwa irimo iragira gute, irimo iranyeganyega kubera inzara, ntagifite umwanya, ntafite imbaraga ziboroga ngo Mana arashonje, ntabwo arimo ararya. Imana ikareba umutima wuzuye agahinda, nta mbaraga umubiri ufite zo gusenga, ariko umva Satani yakuboha amaguru, yaboha amaboko, yaciba uburyo, yaciba ibumoso, ariko niba ataraboha akanwa kawe uracyafite ibyiringiro. Niba ugishobora kubumbura umunwa uracyari umutsinzi no kurushaho. Ntabwo birarangira, umva mama, ntibirarangira. Niba ugifite ubuzima busenga uracyafite imbaraga. Umugore cyangwa umukobwa wibwe gusenga, yibwe cyane.
nubwo wasigarana uburanga budafite Imana, Bibiliya ibivugaho neza. Reka mbigusomere kuko nimbivuga uragira ngo ni jyewe ugize. Uragira ngo ni jyewe ubikabije. Haravuga ngo umugore w'uburanga bwiza utagira umutima ni nk'impeta y'izahabu batwikiriye mu mazuru y'ingurube. Yo ni ijambo ry'Imana. Imigani 11:22. Umugore w'uburanga, gusigarana appearance, gusigarana beauty, perfume, wishyiraho parfum, watsaho bati mbega umukire, bose bagafata ku munwa. Kwisi uratwereka ko uri umusirimu wambaye agatenge, umusatsi wawe ukoze, uratsaho n'utwara, ariko imbere y'Imana uri zero, ngo ntaho utandukaniye n'ikintu cy'agaciro, zahabu bashyize mu izuru ry'ingurube. Ingurube bifite ikintu cy'agaciro ariko itazi ko ifite icy'agaciro. Kandi uzahana amazuru y'ingurube ahora n'umwanda ntavuze, ngo uri mu mwanda kandi utazi ko uri mu mwanda. Uburanga bw'umugore budafite Imana ni nk'icy'agaciro kiri mu mazuru y'ingurube. Uburanga nyabwo bw'umugore, umukozi w'Imana Petero yabivuzeho muri Petero wa kangahe we iziti Petero wa kangahe, ubanza ari uwa mbere igice cya 1 umurongo wa 3. Aravuga ngo mwaretse nkasoma ariko umva uburanga bw'umugore. Ndashaka uburanga bw'umugore mu bwumve, kuko turishuka kenshi. Umwanya tumara ku buranga bw'inyuma ni munini kandi ni byiza, kuko umugore utikozeho nanone abasa nabi. Ni Petero wa mbere ndahabonye 3. Umva ukuntu havuga umurongo wa 3. Umurimbo wanyu bagore we kuba inyuma, uwo kubaho umusatsi cyangwa uwo kwambara izahabu cyangwa uwo gukanisha imyenda, ngo ahubwo ube uw'imbere uhishwe mu mutima. Uwo murimbo utangirika w'umwuka ufite ubugwaneza n'amahoro, ari wo w'igiciro cyinshi mu maso y'Imana. Zamura uvuge ngo haleluya, ibiganza byawe hejuru. Ngo umurimbo udafite ikibazo icyo ari cyo cyose mu maso y'Imana, ngo akaba ari wo murimbo w'igiciro cyinshi. Ngo abagore ba kera biringiraga Imana, niko birimbishaga, bakagandukira abagabo babo, nk'uko Sara yumviraga Abrahamu akamwita umutware we. Yo haleluya. Namwe muri abana b'uwo ba Sara, mbega niba mukora neza ntimugire ubwoba, Uwiteka ashimwe. Uburanga nyabwo bw'umugore ntabwo ari ubw'inyuma. Inyuma ni heza, turahatindaho tukahakora, kandi nibwo hahagaragarira abantu bati wow ni mwiza, uri mwiza, tu es belle, you're beautiful. Abantu bati watwemeje. Ariko kwemeza umuntu utari bwemeza Imana, sha nibyo igihe gito. Imana ishimwe. Hana rero yatinze ku buranga butangirika, yatinze ku buranga bw'imbere. Inyuma harakubitwa ariko imbere hari fresh. Inyuma arananizwa, abura imbaraga zirya, agahinda karamwica, ariko imbere umubiri ukaba intege nke, ariko umunwa ugakomeza, ku buryo n'umupasitori we yamwibeshyeho ngo yasinze. Aramubwira ati winyibeshyaho. Umva, uzi ko iyo uri mu bibazo abantu bose bakwibeshyaho? Uzi ko iyo utangiye gukubitwa abantu bakwibeshyaho? Uzi ko nutaka kubahutsa kubahuka akakuvuga ibyo atakukuvuze? Ariko nubu uri muri ibyo bihe byo gukubitwa, buri muntu wese akuvuga ibyo ashatse, buri muntu wese akucira aho yashatse, buri muntu wese wahindutse ikiganiro, ntibikagutera umwanya, ntibikakwangirize umutima, kuko iyo atabaye Hana ntaho yagiye. Uwarwanye kuri Hana ntabwo yakinze ijuru.
uwahinduriye Hana amateka ntaho yagiye. Komeza umere nka Hana, reka bagutera amagambo. Uzi ko bubahukwa, ukubahukwa ye baba we n'utuntu twose n'ibintu byose na umva nta kitakubahuka. N'uwakagufashije ugasanga nawe arakubahutse. No, pastor araza Eli areba Hana ariko iryo sindwe ryawe nta nubwo yamubaje ngo wanyoye. Basi yamubaza, we yaje yemeza iryo sindwe ryawe. Undati yewe bawe ngira gahinda n'amarira nabuze n'imbaraga zirya. Pastor nawe mukozi w'Imana nawe, ariko Hana yari mu bihe nawe nako Eli yari nawe mu bihe bimukomereye nawe ararengana. Now ndashaka mbereke izo mbaraga z'uyu mugore watubanjirije. Bibiliya iravuga ngo twigire kuba tubanjirije. Aha tumaze gusoma handi Hana byose birashize ariko agundiriye icyangombwa. Umva rero ibintu bimuviriyemo. Icyambere, yari mu buzima busharira, yanga gusharira. Iki kintu kiramfasha buri uko nkibutse niyibutsa ko ntazigera asharira. Yari mu buzima bushaririye. Uzi gusharirwa? Yarashaririwe hose, ariko ahitamo we nkawe nka Hana umukozi w'Imana kudasharira. Ushobora guhitamo kudasharira, ushobora guhitamo kutaba karungu nubwo ibyo urimo byariye karungu. Vuga ngo haleluya. Bamama bakobwa, kuba mu mibereho ishaririye ntibigomba kuguhindura indimu. Ushobora kuba mu isosi y'indimu ukayinywa mu gitondo, saa sita na nijoro, ariko wasohoka ukarya mandarine ugashyiraho isukari ukanywa agasosi k'isukari bigasharira, ukanga gusharira. Hana yanze gusharira. Ibyo ni uguhitamo ku muntu. Hagira umugore uvuga ngo haleluya. Abagore turi bamwe mu bantu bahura n'ibintu bisharira buri segonda, buri munota, buri mwanya, kimwe kirangira ikindi. Sinzi ahantu Satani bivutsa. Ubanza bifite uruganda bivukiramo. No, ubanza hari uruganda bazarushake ku ruhande barwite birasharira by'abagore. No, ubanza hari uruganda Satani yakoze, sinzi naho rubarizwa. Tuzashaka ruri pastor. Ruriya ruganda araracura gusa ibiri busharirira umugore. Nibyo uyu mudamu yatubwiraga mu kanya. Urangiza kimwe ntumenya ikindi kivuye di. Kimwe kirarangira umwana ati mama ndimo ndababaye hano na hano. Utuse ko yari muzima mu kanya. Ujya kujya kwa muganga, ujya kuvayo umutwara ati uzukuntu byagenze. Wabukira utunganye by'umutware ku kazi bakaguhamagara. Uti rero ya raporo twasanze waribye amafaranga y'ikigo. Ibyo byara umva. Satani arabizi ko umugore w'umunyembaraga ashobora gukora ibikomeye byinshi. Aragenda agakora uruganda ruhora ruguhimbira ibintu gusa bikwicarira, akazana ibyaha. Arashaka ko uhora ufite ibintu bikuremereye. Niyo mpamvu ubona abagore benshi badakurayo umutwe ngo bakorere Imana. Ntabwo baramenya ibanga rya Hana. Ugasanga uhora ukemura ibibazo ntabwo kandi birangira. Mana ibi nimara kubikemura nzagukorera. Mana uyu mwana nakiri igicuri nzagukorera. Mana iki ni kirangira nzagukora. Ugahora imyaka ikaba 50 uvuga ngo uzayikorera. Ushaka gukemura iki? Ushaka gukemura kiriya. Kura amaso mu byo ukemura. Sengiri mu ijuru izi ko izabikemura. Renza amaso ibyo ucamo, avance. Komeza ujye imbere. Ariko urufunguzo rwa byose kugira ngo ube umumaro nuko banga gusharira. Hakanira ibintu bishaririye. Hari urugero nkunda gutanga. Muzigi igi murarireba mwese. Tuvuge ko irarigi mwande baba ari hirya. Iki ngiri riba rifunza rifite igishishwa, sibyo?
mo imbere harimo umuhondo, sibyo? Hano mfite irindazi, igi ngiri, irindazi ngiri, ndabifashe mbiteretse mu ntozi. Intozi murazireba za nziza ziryana, mbiteretse mu ntozi. Uru rugero ruramfasha buri munsi. Ndagiye maze amasaha 3 ndagarutse ndasanga ari iki cyariwe muri ibi byombi. Vuga cyane. Irindazi kandi ari ryo rinini kurusha akagi. Akagi ka Kinyarwanda ni muzi kunkangana kamugongo nogorye, ariko urundazi biturudiya uraruzi, ruba rungana rurye, rurakureba ukagira ngo rujye kuguterura, ruraha ngaha. None se turasanga ari iki cyariwe neza cyahindutse poudre? Ntawe uvuga iki hano? Turebe uvuga iki. None se ibyo bisharira ko byari byinshi, ikibazo cyane byazengurutse iki? Byari curamye, byari zengurutse kukigira itariwe. Umuhonda w'imbere mwigi nk'aya mazi, urumva ibintu inyuma ariko urimo uraririmba, nubwo muhari ntabwo mungeraho we, ndarinzwe ndarinzwe ndarinzwe, umuhondo ndarinzwe ndarinzwe. Intozi zirahari yego, ariko ntabwo mungeraho, ndarinzwe ndarinzwe. Muri ndazi harimo ibintu by'umweru bashyizemo n'ibindi byinshi, ariko byo bifite indirimbo babigezeho kare kaca byariwe. Ubunini bw'umuntu ntabwo buvuze ko ariko gukomera kwe. Umuntu ashobora kuba ari muto nk'igi, ariko ubuzima busenga busabana n'Imana buragenda bukubaka cya gishishwa cy'inyuma ku mutima wawe. Oh, vuga ngo haleluya. Ibisharira birazi, intozi zikagutonyanga, ariko ukongera ukabyutsa umutwe ukavuga ngo nubwo bimeze gutya ntabashaka Uwiteka bazakorwa n'isoni, kuko ariko bitazagenda. Erega byose bifatanyiriza hamwe bizasoza binzaniye ibyiza. Usoza wakomeje. Mu gihe abandi muri kumwe mu rusengero ba nyina mandazi mwariwe n'intozi zimwe, bo barangiye bageze he? Ntimuzi aho bageze ngo tugeze iyo. Pastor twagiye rwose, twari tuzi kuzaduha amafaranga, twagiye, intozi zamuriye bagiye. Ariko harundi umeze nk'ahana. Umva, kuba mu ntozi ntibivuze kuribwa. Ndagasubiramo, kuba mu ntozi ntibivuze kuribwa. Bimbwirira ukwegereye ngo kuba mu ntozi inshuti yanjye ntibivuze kuribwa. Mumbarize ngo intozi zawe nizihe, mubaze ngo zinizihe se kuri muri isekesha. Uzi ko nta muntu ugira intozi nk'izundi. Buri umwe wese aba afite urugwe kandi rumujomba akarwumva. Hari ufite urw'urugo, hari ufite urw'ubukene, ziratandukanye ariko zirahari. Igisubizo ni Hana. Ibyo yakoze, yanze gusharira, anga gusharira mu izina rya Yesu. Iyo Satani atumye usharira, umva, abagutwaye amahoro. Ikintu arwana ashaka ni ukukumaramo amahoro yo mu mutima. Iyo agutwaye umunezero n'amahoro, arabizi ko ntacyo uri bugereho. Bibiliya iravuga ngo hari ubabaye muri mwe nasenge, hari uwishimye naririmbe. Umutima unezerewe ni uhorana mu birori, ariko ubabaye, Bibiliya bivuga mu migani, ubabaye ntabwo bicamo. Anga gusharira. Mama, icyemezo cyo gusharira ni wowe ucyemerera. Reba abantu bose babaye intwari, reba abantu bose Bibiliya ivuga. Nshakira umugore wahuye n'ibyoroshye muri Bibiliya. Debora se yagiye kuba umubyeyi wa Isirayeli ariko adafite urugo.
ntiyari afite umugabo, ntiyari afite, nuko batatubwira ibye. Umugore wese ufite urugo ujye umwemera, ujye umukurira ingofero, kuko nubwo yakwihagararaho afite utumujombera hirya. Gusa icyakurusha nuko azi kwambara akisiga amavuta nk'ahana. Wavuze ngo amen. Umurimbo wacu ubi w'imbere, kurimba imbere ni nka ryagi. Ubuzima bushaka Imana mama, ubuzima buhorana n'Imana buragenda bukubaka ikintu. Erega Bibiliya iravuga ngo rinda umutima wawe kurusha ibintu bingana. Byose birindwa ngo kuko ni iby'ubugingo bikomoka. Iyo umutima wawe ufashwe nta by'ubugingo byakomoka heza. Ikindi Hana yakoze kinkoraho cyane cyavutse mu buzima bwa Hana, ubuzima yabayeho bwatumye anesha kamere. Yanesheje kamere. Dore ibintu binkoraho nkakorwaho cyane. Yanesheje kamere, arayicubya, arayicecekesha. Ubundi umugore ku mugore turi abantu tugira amarangamutima ameneka vuba, sibyo? Ntabwo wambwira ngo wancokoza rimwe uncokoze kabiri peni nawe, uncokoze gatatu uncokoze kane, ncana imbabura isukemo amazi ngo ntabwo nkwiriye guteka ko ntabwo nagaburira indi itarabyaye, usange nikuburira umvugireho. Uncokoze umugore ku mugore urazinga, ukavuga uti ngiye kukwereka ko ndi mwene Kanyandekwe, peni ndakwereka ko mvuga ku muyumba, peni na ngiye kukubagira iki, nkwereke ko nubwo wabyaye ntacyo ndusha. Kamere nta mugore wacokozwa kabiri cyangwa gatatu, kamere zitazishinyika. Ariko ibi binyereka ko ninsenga nzanesha umubiri, nzanesha kamere. Hana kubera ubu buzima bushaka Imana, munyemerere mbabwize ukuri, iki kintu cyankozeho cyane. Imbaraga zo gusubizanya, kuko Bibiliya itwereka ko nubwo yababaye akagera hana buri imbaraga zo kunywa n'utuzi, ntiyigeze asubizanya na Penina negativement. Ntaho Bibiliya itwereka ko yahanganye nande na mukeba we, ntabwo itwereka Sirisoni. Penina nzakwereka ko nanyo nzabya, no bya bintu by'ubusutwa by'abagore, utugambo twinshi ntabwo tubibona na Hana. Hana amagambo tubona bumbura kanwa ke avugana n'Imana n'ijuru n'isi. Hana bumbura kanwa ke avugana n'Imana, ntabwo yari afite umwanya wo kujya mu tuntu twinshi tw'abagore. Ntabwo ari radiyo. Penina kavuga kuko yari umunyakamere, si byose? Impamvu Penina yamubabazaga nuko atasengaga. Yari azi gusa kurya no kubyara no yarangiza bakamwataka. Uko mwataka niko Hana yera imbuto. Yamwereye imbuto arakabyara. Hana yereye imbuto uyu mugore, nuko batatwereka amaherezo ye. Yamwereye imbuto, yereye imbuto abana b'umugabo we, yereye imbuto ubuzima bwe, yereye imbuto abaturanye. Ntabwo batwereka hangana. Bivuze iki? Ubuzima bushaka Imana ku mugore bucubya kamere, bucecekesha imirimo ya kamere. Ba mama umva mbabwire, hari kamere nyinshi usanga mu bagore, hari imico ubona n'abagore ukibaza aho bavutse. Bamwe bari mu mirimo y'Imana, abandi bari mu nsengero, ugasanga tunze umwana w'umugabo we, ariko nta mugaburira nk'uko agaburira abe. Uyu munsi hari izina ryitwa mukaso. Mukaso rirazwi. Iyo umwana apfushije umubyeyi abazi ko agiye kuruha. Mwaretse twebwe dukijijwe tugahindura ayo mateka, kamere zigashira mu bagore, ukafata umwana nk'uwawe. Haracyari abagore bacunaguza abana ngo nuko atamubyaye. Icyo ugiye kugura cyose ukagurira umwana wawe, ukibuka ariko
ariko wa wundi ntumwibuke, ku buryo abana iyo basohotse bagiye gusenga diferanse iraboneka. Biraboneka ko niyo ugiye kubafata akaboko ufata wa wundi. Icyo kintu kigutandukanya n'umwana wundi ni igiki? Gituma udakunda umwana ngo nuko utamubyaye. Ese wamutaye wibaza ngo yashakaga kumuta? Reka ngubaze mama, wowe ureza abana b'abandi, wibaza ngo wamutaye akamusiga ku isi asize uruhinja rwo ku isi, yarutaye abishaka? Ese wowe uvuye mu mubiri ninde wakurerera bawe? Umva nkubwire, Bibiliya iravuga ngo kuko icyo umuntu abiba ari cyo azasarura. Ushobora kwibwira ngo urimo urahemukira uwo mwana, ariko urimo urahemukira n'abana bawe. Uzi uzabaho imyaka ingahe? Ese uzi uzabasiga bageze mu yihe myaka? Abawe uzabarera kugeza he? Urayizi? Waruzi ko imbuto biba mu bandi ushobora kuzazisarura? Yo, wavuze ngo haleluya. Igihe kirageze ngo kamere zishire mu bagore, ariko nta kindi cyamara kamere mu bagore usibye ubuzima busabana n'Imana. Bibiliya iravuga mu Baheburayo 10:29 ngo Imana yacu ni umuriro ukongora. Buri uko usenga uba wegera umuriro, uba wegera Imana. Umuriro w'Imana ugatwika imyanda, ugatwika ayo mahane, ugatwika igitima kibi. Nuko uba wegereye Imana. Iyo utegereye Imana ukomeza kugumana ya mico yiwanyu y'umushiha, kuvuga nabi, amahane. Usanga umugore mu rugo ukagira ngo ni intarekazi wasanze. Yaba afite abagaragu bo n'ibindi, ubwo ndavuga abakozi mu rugo, ubahamagara nkaho wagira ngo urahamagara ikize. Yewe Kabudensi wogacika, ese uribuka ko Kabudensiya nawe afite umubyeyi? Nawe afite ni imibereho. Iyo nawe agira imibereho ntabwo yari kuza gukorera. Ese uwo mukobwa wawe wirirwa usiga amavuta meza uvuye mu isuzi yazabaho ate? Wabibye imbuto nzima. Ngirira ukwegereye ngo wabayeho ubuzima butaye kamere hirya. Mwaretse tugahindura isi bagore, mwaretse hagaguruka abandi babyeyi bafite indi mvugo, bafite undi mutima, bafite andi maso, bafite batandukanye nabo twabonye mbere. Turi mu minsi ubwo nta mugore wemera ko ashobora kurongorwa mu rugo ngo rurimo baramukazi beda ngo agira amahoro. Ibyo bintu birandya. Niyumviye umukobwa tugiye kumufasha ari hafi gushaka, abandi bakobwa baraza, ugiye gushyingirwa ati yego sha nukuri. Umva ikibazo cya mbere, umugabo wawe afite ababyeyi? Urumva ibintu tubanza kubaza. Umukobwa ati yego sha yari marayika w'Imana disi, ntabyo yara iyo oyasha papa we yarapfuye ariko afite mama we. Ahita yifata atya, afite mama we. Ndati ni kubera icyo uramuzi? Atoyasha ariko pole. Numva ndababaye, ndamubwira ni pole kubera iki? Mami agiye kurongorwa afite mama we nk'umugabo we. None bivuze iki? Bivuze ko agiye kubonabona. Murumva iyo mvugo? Turacyafite akazi. Kandi nawe uvyaye abahungu, uzabyara abahungu bazashaka, nawe uhinduke nyirabuka w'umuntu. Ubwo urashaka mukazana wazagufata ate? Wabibibye uyu munsi. Mfata uwo mukobwa ndamubwira nti wararongowe? Ati undi umukobwa ufite fiance sindamubona, ariko nsengera nzabona udafite ababyeyi. Ndi mu izina rya Yesu. Ndamubaza wowe ufite ababyeyi? Ati bombi. None se kubera icyo ushaka kurongwa n'udafite ababyeyi? Oya ni ibibazo pastor. Banyirabukwe b'abantu barazisenya. Umva ibintu abana b'abakobwa bafite mu mitima. Biraterwa n'iki?
nibyo twasanze turabyumva turabifata, siko bimeze. Waba ufite bashiki b'umugabo rero ye bati bazaza bajya kugusura wamaze kwipozisiyona, wicaye ubategereje, uvuga utaraje Anita, ndakwereka ko n'umwana wo mu basingakazi. Yakubaza mwamfasha ugiye he, icajwaho kubera iki yaje umwiteguye. Izo ni kamere z'abatubanjirije, ntabwo abantu bose ari babi. Sinzi ko ibyo mvuga mu byumva. Niba turi bugire umumaro mu gihe cyacu, tugira ibyo duhindura, kamere tuzineshe. Nesha iyo mitima mibi. Hari ibintu usanga mu bagore, hari ibintu usanga mu bagore ukabona wapi kabisa, wapi mvuze wapi. Ariko dushobora gufata ibyemezo byo gushaka Imana. Imana ni ihindura. Hana yarabishoboye, anesha kamere, yerera imbuto mu cyeba we. Sha umuntu ugoye kwerera imbuto ni mu cyeba, ushoboye mu cyeba ushoboye mu cyeba na shitani bamuzanye mw'abana. Ndavuga yiyiziye wenyine, akaza n'ubudayimoni n'amahembe bakabashyira mu nzu mw'abana neza. Uwiteka ahabwa icyubahiro. Hananesha kamere. Iyi nyigisho mpora nyibwira, si ukuyibwiriza. Iyo haje ibintu bishaka gutuma ibintu binzukamo, mpita nibuka ko hari uwabinesheje. Bibiliya iravuga ngo nimukiyere ikirenge mu cy'ababanjirije. Hana n'urugero rwiza. Amasaha arageze, reka mvuga ikindi kintu niga kuri uyu mudamu Hana. Mu gushari n'ibimushaririye n'ibimumereye nabi, ntiyigeze arekeraho ku gishiro. Wavuze ngo haleluya. Ntabwo Satani yamuciye ishiro. Ishiro yakomeje kujya yuko umwaka utashye, akomeza kujya gutamba ibitambo. Wavuze ngo haleluya. Ntiyigeze arekeraho gutamba ibitambo, ntiyigeze arekeraho kujya mu nzu y'Imana. Aho ni ishiro. Abagore benshi mucitse mu nzu y'Imana kubera ibishaririye n'ibindi bibavuka imbere n'inyuma. Abagore benshi babuze mu nzu y'Imana. Mu nzu y'Imana dukenye igitsina gore. Simvuze ngo ntabwo bahari, barahari, ariko n'abashyitsi. Bahora n'abashyitsi imyaka 5, ukaba umushyitsi imyaka 6, ukaba umushyitsi imyaka 7, ukaba umushyitsi imyaka 10. Bapfa gusenga isengesho ryo kuvuga ngo turatashye, ureba urujya aho ruri. Bavuga kwinjira, ukinjira, ntacyo ukora, uranenga gusa. Abagore bacitse ishiro. Nk'uko urugo rudafite umugore urarwibwira ko rwasenyutse. Urugo rudafite umugore yarapfuye, hari utwana n'umugabo, urahagera ukahibwira. Ndabeshya? Ibintu biba bicuramye, usanga bimwe bimeze bitya. Yo Imana igirinda abagore. Usanga utwana tujya mu rusengero twambaye uko dushatse. Mama yapfaga gupfunapfuna, agafura agapira, akoza ka bodaboda n'agapantaro n'agakabutura, ariko papa apfa kubyuka mujya gusenga abana bakagenda uko bakagiye n'imisatsi ireba hirya. Urugo rudafite umugore urarwibwira. N'inzu y'Imana iyo abagore badahagaze urahibwira. Iby'umubiri bitwereka iby'umwuka. Iyo abagore batari abanyembaraga badahagaze, umushumba araruha. Umushumba ahora ari ukora ibi byose niwe bijyaho. Nka umugore ntabwo bivuze ngo ufite amafaranga, bigusaba umutima. Vuga ngo haleluya. Umutima ukagira umumaro ishiro. Mu gahinda n'akababaro Hana yakomeje kujya gutamba ibitambo ishiro. Niyarekeyeho gutamba imigabane ye, niyarekeyeho gutambira Imana. Vuga ngo haleluya. Ndumva binteye inkunga iki gitondo nanjye. Niyarekeyeho, yakomeje kuraje yo kugishiro n'akakababaro. Kandi mwibuka arajyana na Penina. Mwabyibutse? Arajyana na Penina, ajyana na Elukana yo umva. Nubwo ibikuza
ibikujomba mukiri kumwe, komeza ujye mu nzu y'Imana, komeza ukorera Imana, komeza ubyirengagize, injira ukorera Imana yakuremye. Haleluya. Hanankoraho isiro ntiyahacitse. Mbwira ukwegere ngo ntugacike mu nzu y'Imana kubera abo muri kumwe. Akantu gato karakoma, bamvuze pastor jyewe simbishoboye, barananije pe. Iyi komite nyivu pastor komeza ibyawe, ukagira ngo pastor wakoze mu mabuye. Wavuze ngo haleluya. Abaririmbyi mukarepeta gatatu ntihaje akantu, pastor ngiye kuba nicaye kugeza ubwo Imana izatunganya iriya korari. None se urahimande? Ntabwo dukorera abantu, turimo turakorera umuremyi w'isi n'ijuru. Umva watubanjirije uko yabaye, agafata imigabane ye akayishyira ku rutugu, agakomeza aririmba. Yajya gishira aririmba, nzakomeza ku gishiro niho nzabonera igisubizo, uwo nkorera arahari we niwe uzampa urubyaro. Penina roho, nzakomeza ku gishiro. Iyo ndirimbo ndayibahaye mu izina rya Yesu. Nzakomeza ku gishiro. Hey, gira ukwegereye, nzakomeza ku gishiro. Navuze uririmbe, sinavuze umubwire. Nzakomeza ku gishiro. Hey, hallelujah. Julienne, nzakomeza ku gishiro. Sinzi ibyejo hazazana, simbiza, ariko uko bizaza kose nzabisimbuka. Hari uwabibanjirije, hari uwambanjirije yarabisimbutse, nzabisimbuka mu izina rya Yesu. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo ibyo ntunze nanjye ubwanjye nibyuwo. Zamura ikiganza cyawe. Nzakomeza ku gishiro. Umva, reka ibikujomba peni nahagume, ariko ukomeza ujye. Umurebesha amaso y'urukundo, ukomeza ujye. Akujomba uti kuko wabyumvise, ariko ukomeza ujya hehe? Usanga ishira afite amaso, usanga ishira afite amatwi arumva, usanga ishiro n'umwami n'umuremyi, aza kuremera amashimwe peni nabireba. Ntazemera peni na kwapfa atabonye ishiro hari icyo ukuyeyo. Ntazemera ko peni nagenda atabonye umugisha w'Imana. Aho yagusebereje niho Imana izaguhera umugisha. Nzakomeza ku gishiro. Bagore ndabatera inkunga, komeza igishiro. Wikwemera kubika imigabane yawe ngo nuko peni nakujombye, nuko hari ibibazo ntagiye bitazaza. Komeza igishiro. Nkubitira ukwegereye, komeza igishiro. Navuze kumukubita. Nubwo ibyo ubona utazi ibyo ari byo, komeza ugishira. Ibiza byose muhuriye mu nzira, ariko hari aho Imana yagukuye ntabwo byari biriyo. Komeza ugishira, komeza ugende, komeza urugendo. Haleluya. Hana ntera inkunga, nkumva sinzacika ishiro, ntabwo nzacika imbere ye. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo imbere yawe Mana niho mbonera amahoro, ibyari imisozi ubihindura amata, nagubwa neza nkaguhimbaza mukiza. Imbere yawe Mana niho mbonera amahoro. Ari imbere y'Imana mugore, amahoro ari mu kubaho kwe, umunezero uzawubonera ku birenge bye. Haleluya. Mama, ihangane, komeza ugishiro. Bagukuye mu kazi, komeza ugishiro. Bavuze ibiki, komeza ugishiro. Ntabwo peni nazapfa udahawe umugisha bireba.
umva umurongo wa 20 wavuze ngo igihe gisohoye Hana saminda. Igitondo kimwe yumva arashaka gucira, arahamagara Peni nta kadobo. Penina nta kadobo. Ubaye iki? Warwaye inzoka? Simbizi. Penina zana kadobo arakamuha. Hana rero nawe yarazi yahise yihaga kugira ngo bize neza. Bu 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 bu. Iyo Penina zaguha kadobo, Imana izaguha umugisha. Penina reba akadobo ni uzehe. Haleluya. Icyumweru cya kabiri Penina ndumva ikintu gikubita. Ariko banza utwite simbizi. Ndumva ifefemi. Reka nkuzanira akatsi kitwa titile. Kazane kasmarisese Penina arakazana. Ni uzakuzanira akatsi kamarisese niwe Imana izakoresha. Aramuzanira akatsi. Haleluya. Igihe kigeze inda ijya imbere, arabyuka. Peni nta mukubuzo, nizo mukubuzo, ariko sinzi ko nshobora kunama kubera ko ifite amezi 5. Umva, ku mezi 5 yari yamaze guhengama kugira ngo Penina birebe ko mu ijuru hari Imana isubiza, mu ijuru hari Imana itwibuka, mu ijuru hari Imana imenya amarira yacu, mu ijuru hari Imana ihanagura amarira. Vuga ngo haleluya. Amezi 6 araza, abana ba Penina bati mama wabonye ko Imana yamusubije. Noneho 9 ageze arasunika. Samweli araza, azara umuhanuzi w'Uwiteka, atambirwa Imana. Samweli akiza ubwoko bwa Isirayeli. Icyo utwite Satani ntakigutware. Penina ntatume ukuramo inda y'ejo hazaza. Penina niye. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Icyo utwite kizakiza amahanga, icyo utwite kizakiza abanyarwanda, icyo utwite isi iragitegereje. Wikwemera kwa volta kubera Penina. Niwemere kwa volta, niwemere gukuramo inda. Reka inda yawe ikomeze ijya imbere. Habwa umugisha Penina hari. Komeza ugishiro Penina hari. Komeza utamba ibitambo Penina hari. Komeza ujya imbere Penina hari. Ejo hazaza uzabyara Samweli, azacungura ubwoko bw'Imana. Zamura ibiganza byawe ushimira Yesu. Tuguhaye icyubahiro mwami. Haguruka, haguruka, haguruka. Tuguhaye icyubahiro mwami. Zamura ibiganza byawe. Bwira Imana ngo ndakomeje ku gishiro, nkomeje urugendo mu izina rya Yesu. Nkomeje inzira z'igisiyoni, sinzava mu bikari byawe, sinzava imbere yawe. Zamura ijwi ryawe, zamura ijwi ryawe, utangira usenge. Zamura ijwi ryawe, bwira ibyari bikugose. Hano hagati ndumva hari abagore bari baremerewe mu mutima, hari abakobwa bari baremerewe, ariko Imana iravuze ngo komeza ugishiro, komeza ugishiro mukobwa wanjye, komeza ugishiro mukozi wanjye. Abadukurikiye ndabatera inkunga, komeza ugishiro. Umunsi uzaza impamvu Penina yakuzonze nuko areba inda utwite yo kuzazana Samweli agakiza amahanga, nuko abona ikikurimo. Komeza ugishiro. Hana ashobora kuba umutware wawe, Hana ashobora kuba umukorana, Hana ashobora kuba ubukene, Hana ashobora kuba indwara. Imana irakiza, Imana iracyari yayindi. Komeza ugishiro, komeza usenge, wirekeraho gusabana n'Imana. Komeza wizere Imana. Data tuguhaye icyubahiro uyu munsi. Ndasengera abagore mu izina rya Yesu Kristo, bari baciwe intege n'ibyo bacamo, bari baciwe intege n'intege nke zibagose. Mu izina rya Yesu Kristo ndahagurutse ijwi ryanjye mu mbaraga z'Umwuka Wera, ndacagagura imigozi yose yari yicariye ubwoko bw'Imana. Mu izina rya Yesu ndahagurutsa abo umwanzi yicariye, ndahagurutsa abo yashyizeho ikimwaro, ndahagurutsa abo yazibije, abo yabwiye ngo ntimugifite ijambo, muri mu gisebo. Ndabasengera ngo baveyo mu izina rya Yesu. Ndabasengera ngo amahanga yongera avuka baturutsemo. Ndanesha Penina ku bwabo mu izina rya Yesu.
ntabya none ntabizaza byazantanya na Yesu ntabya none ntabizaza byazantanya na Yesu ntabya none ntabizaza byazantanya na Yesu ntabya none ntabyo mwami bizantanya nicyo wampamagariye nta penina nta marira nta bibazo mwami bizantanya nawe aho wankuye mwami genda hazi aho ungejeje mwami ndahareba ntabya none ntabyo mbona mwami byazantanya na Yesu ntabya none ntabizaza byazantanya na Yesu ntabya none ntabyo byazantanya ntabyo none